Itangazo ryihutirwa rireba abanyarwanda mwese mutuye mu gihugu cy'u Rwanda. Iri tangazo mwese rirabareba. Iri tangazo ni irya polisi ikorera mu mujyi wa Kigali, yongera kubibutsa ngo mugereyo amahoro, ndetse iri tangazo rireba abashoferi bose batuye mu gihugu cy'u Rwanda. Rireba n'abandi mwese mukunze gukoresha imodoka mwese mujya mu bice bitandukanye by'umujyi wa Kigali cyangwa mu ntara. None iri tangazo riraza kugaruka ku byemezo by'inama y'abaminisitiri byabaye mwakuno kwezi, naryo riraza kubivugaho. Nanone iri tangazo riraza kuganisha ku bijyanye n'ibidukikije, ariko ikitugenza iri tangazo ni irya polisi ikorera mu mujyi wa Kigali. Polisi ikorera mu mujyi wa Kigali yongeye kwibutsa abaturage mu gihe batwaye ku binyabiziga bigiye bitandukanye, haba moto, imodoka Volcana, Ritiko ndetse na Yutongo, imodoka zitandukanye, kubona umushoferi arimo avugira kuri telefoni wemerewe guhamagara polisi, kubera ko hafi ku kinyabiziga haba hariho nimero ya polisi, ugahamagara polisi ukayimenyesha ikibazo, kubera ko kugenda umushoferi avugira kuri telefoni bishobora kuvamo impanuka, ndetse mwese bakaba mwahaburira ubuzima mwanze gutanga amakuru. Ni mu gihe gutanga amakuru ukavuga ngo ndi ku muhanda uyu n'uyu turi kwerekerana n'aha, ndi kumwe n'umushoferi ariko ari kugenda avugira kuri telefoni, ako kanya iyo modoka bahita bayihagarika. Nanone ikindi noneho kibi cyane kirushaho cyanatuma mwese mupfa ko mwaba muri mu modoka hose, ni ukuvuga ngo aramutse ari kugenda anywa ibiyobyabwenge, inzoga, itabi ndetse n'ibindi biyobyabwenge bitandukanye, mwemerewe ako kanya guhita mubwira umushoferi agaparika imodoka yiwe, ndetse mwanashaka mugasohokamo mugahamagara inzego zibishinzwe arizo polisi ikora mu mujyi wa Kigali, zikifatanya namwe. Ni ukuvuga ngo abaturage mwese mutuye mu turere dutandukanye, Nyagatare, Gasabo, Nyarugenge, Kicukiro, Nyamagabe, Kitabi, Rusizi, Rwamagana, ahatandukanye hose mwese ibi byose birabareba. Rero noneho twahita tugaruka kuri polisi y'u Rwanda ikibutsa abashoferi nabo kujya batwara ibinyabiziga batanyweye ibisindisha, baruhutse, baryamye, basinziriye. Ubu turabona bano bakora mu mayejasi ubusanzwe bavuye Kigali bajya Rusizi, rero bajya babanza baryame kugira ngo batangire ibinyabiziga byabo ari bizima, cyangwa bacekinge n'ibinyabiziga byabo barebe ko ari bizima kugira ngo batangire akazi ko gutwara abantu n'ibintu, kubera ko ibyo nimutabyubahiriza mwebwe muzamuri kwishyira mu kaga, ndetse ntabwo ari abagenzi uzaba utwaye gusa, nawe ubwawe uzaba wishyize mu kaga. None reka tugaruke ku izi moto z'amashanyarazi ziri gukorerwa mu mujyi wa Kigali. Bivuze ko izi moto ziri gukorerwa mu mujyi wa Kigali ziri kuza bakaziteranyiriza mu Rwanda bagahita bazishyira ku isoko. Bivuze ko moto za TVS zitagisohoka. Kubera iki? Kubera ko izi moto z'umuriro zaje. Ni ukuvuga ngo turi muri cya gihe bavuga ngo ntago dushaka ibintu by'imyotsi bihungabanya ikirere, niyo mpamvu haje zino moto z'umuriro. Ndakeka ko izi moto z'umuriro, ndakeka mwese muri rusange ntawe utazizi, izi moto z'umuriro zikiza mu mujyi wa Kigali bwa mbere murabizi ko zabanje kwica abantu benshi, kubera ko kutamenya kuzitwara, guhubagurika, ugasanga bivuyemo izindi ngaruka. Si icyo nendaga kubabwira. Icyo nendaga kubabwira nuko izi moto ziri kuza ari nyinshi mu bwinshi, nawe ushaka iyo wagenda rwose bakayigukubita. Reka rero tugaruke nanone mu mujyi wa Kigali mu karere ka Gasabo, aho abagabo batatu bafashwe bikoreye ibyo kunywa, ndetse bari bikoreye inzoga z'inkorano ubwo barimo bazijyana ahantu hitwa i Masaka. Izi nzoga z'inkorano rero zikaba zafashwe mu mashakira saa 10 z'umugoroba tariki 30 z'ukwezi kwa karindwi. Ukuvuga ngo zafashe ejo nibwo zafashwe saa 10, nibwo izi nzoga bazifashe, ubundi bakahita bafunga n'abazifite. Ko bikomeye mu mujyi wa Kigali. Ubundi abantu inzoga z'inkorano bazijyanaga no kwica abanyarwanda, ndagaswira. Reka twikomereze no mu mujyi wa Kigali, aho imodoka zirenga 5 zikoreye impanuka no 12. Iyi mpanuka ngiye kuyibakorera cyangwa ngiye kubahereza amavideo yayo n'amashusho. Wowe ikintu usabwa no gukora subscribe kuno muyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, ugakora ku nzogera, ndetse kugira ngo uzajye ubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda. Imana igumugisha ubuzima buzira umuze. Wowe ukoze subscribe kuno muyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, uruwa gaciro ibyo tugezeho niwe tubikesha. Nawe utarakora subscribe, nyaboneka kora subscribe kugira ngo nawe ujye mu mubare wabo dushimira hano kuri YouTube kuri Kidasamura TV Rwanda. No kuvuga ngo nk'abanyarwanda twese tuba tugomba gufashanya, ni uko bavuga ngo fasha mugenzi wawe nkuko wifasha. Ariko nanjye iyo ntangiye icyumweru numva ndi smart, namwe mbifuriza weekend nziza. Uno munsi turi kuwa 4, no kuvuga ngo kuwa 5 ejo tuzaba twatangiye weekend. Ndabasaba nyaboneka umuntu uzaba uri kujya kunywa agacupa kiwe yazajya gafata akagenda, niko ko hadutse ibintu bitari byiza aho bafata supagoro bagasuka mu cyo kunywa cyawe, wanywa ya supagoro ukahita upfa.
bivuze ngo ntuzagire umuntu wizera n'umwe n'inshuti zawe icupa ryawe ryo kunywa urimaramo kandi ntugasangiye n'umuntu icyo kunywa cyangwa ngo musangire inzoga. Ako ni akabanga mba mbibiye. Aha murakoze cyane, icyo mbise bari gukora subscribe kuri Dasamura TV Rwanda, nkaza nkabakora amakuru mu kanya. Iyi